mukaba mwiteguye kurushaho. Ubwo rero ni nayo mpamvu ujya ubona abantu iyo ukorera muri system ugatanga EBM, iyo ugiye gusora birakorohera kubera yuko watangiye EBM igihe na Rwanda Revenue nta kibazo mushobora kugirana kubera yuko nimba utanze service ugatanga EBM birakemuka. Ariko twagiye tubona abantu benshi ukumva ngo uyu muntu runaka yahombye ngo ari ama etage yaraye ubu nta kiraye. Byagenze bite kubera yuko yagiye apinga ashaka no gukwepa aho kugira ngo complying. Ni nibyo rero tubasaba ushobora gukwepa online ugasanga undi muntu utangiye ibintu hafi aho ngaho wanarushaga experience aguciyeho kubera yuko yabonye abakiriya. Urundi rugero rugaragara, umuntu ashobora kuba ari muri Amerika agiye gukora nk'ubukwe, ateganya ko ashaka gukora ubukwe, yateganya gukora ubukwe agashaka abantu bazabimufashamo, abazabona online niba azabasha gukontakta mbere kuruta babandi ba access bagufite online. Ikindi harema AI ari kuza, ushobora kuzajya uyandikamo nk'urugero nka Siri search ku bantu bafite iPhone. Ushobora kuvuga ngo hey Siri, I'm hungry. Kubera itaramva ikinyarwanda ariko hari n'igihe kizagera kumva ikinyarwanda. Nk'ubu ChatGPT isigaye yumva ikinyarwanda urandika ikagusubiza. Iyo ibwiye ngo I'm hungry ihitira aba restaurant aho hafi ariko ari online ntabwo igenda ifuza ngo cyangwa igushyiremo utari online. Irebera kubiri online igakora search yarangiza ikakubwira ati dore restaurant jya kuri ni nkuko bizajya bigenda rero igihe uzaba ukeneye service yari yo yose. Ikindi rero kandi cy'ingenzi kinakomeye kinaremereye kuruta ibindi bintu byose ni ukuvuga ngo abantu ujye ubona hari igihe umuntu aba akora business muraho neza murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nkuko twabibabwiye rero tuzajya dukora ubushakashatsi ndetse dushingire no kuri experience tumaze kubona ubunararibonye, ubundi tubigishe bimwe mu byadufashije namwe twifuza ko byabafasha. Mu buzima bwacu twemera yuko iyo umuntu akoze ibishoboka byose kugira ngo abandi babeho neza nawe ababayeho neza kandi nako kamaro ko kubaho kugira ngo usige umurage mwiza ku isi kuruta ibindi. Nkuko twabijeje rero turagiye kubaganirira ikintu kijyanye na technology kuri uno munsi. Tugiye kubabwira ku kintu hari amagambo muzamwihangana menshi tukayavuga mu cyongereza kubera yuko umuntu adabasha guhita yabona mu kinyarwanda neza, nk'ijambo ryitwa digitalization. Ubwo tugiye kubaganiza kuri digitalization and online presence. Ni ukuvuga ngo ni uburyo ushobora gufata business yawe, ibikorwa byawe, service utanga ukabishyira online. Turababwira inyungu zabyo, tubabwire n'uburyo mwabikoramo, noneho tubabwire n'akamaro bigomba kubagirira. Reka mpere kuri ya analogy. Murabizi kera burango batangira kwiga guhinga bahingishaga igiti. Noneho iterambere uko ryagendaga riza baza kugera ku isuka. Bava ku isuka bagera ku kimasa cyahingaga, bava ku kimasa bajya ku mashini zihinga. Uyu munsi rero ubu turi ku mashini. Bishatse kuvuga ngo uramutse ufashe ibyo bice uko ari bitatu, uko bahereye ku giti bakugeza isuka, bajya ku kimasa, bajya ku mashini uko ari bine. Ibyo bice uko ari bine ugiye ugereranya umubyizi wahingaga ushobora gusanga rwose ari ibintu bitandukanye cyane. Ni muri urwo rwego rero tugiye kubabwira yuko hari ibikoresho byinshi bishobora kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, dukwiye ahubwo kuba twifashisha tukabibyaza umusaruro. Reka tugende uko bipanze neza tubizeze yuko biri buze kubagirira akamaro. Reka twongere nanone turebe mu buzima bwacu n'imyemerere yacu. Abantu bakuru abenshi nibo bafite icyo twakita capital ni amafaranga menshi kubera yuko aribo bafashe igihe kinini cyo kuyakorera, kubagize amahirwe yo kuyabona nako si n'amahirwe, kubabashije kuyakorera neza bakamenya kuyagumana, bakamenya no kuyongera, barayafite uyu munsi. Ariko hari ikintu kimwe y'impinduka zibaye zikaba uri mukuru kuzakira biragorana. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga ibigo bimwe na bimwe bikomeye bishobora kuba bitagaragara online. Nubwo hari ikintu gikomeye baba bahomba. Ni muri urwo rwego rero nagira ngo mpere ku kintu cyitwa branding kugira ngo nimba utangije ugifite igitekerezo, ukaba utangije NGO, ukaba utangije
ukaba utangije company, ukaba utangije ibikorwa bitanga serivisi runaka, ukeneye byanze bikunze kugira brand yawe. Ibyo byo twari dusanzwe tubizi mu buzima busanzwe. Wari ukeneye kugira izina, ukagira logo, ukagira ndetse na kashe. Ibyo ngibyo mu buzima busanzwe umuntu wese arabizi, ariko tuzi ko tugomba kubigira biri hard. Ariko noneho ubu ngubu hajeho uburyo bwa digitalization dushobora guhera kugira ngo mwumve, nituvuga digitalization mu byumve neza. Ubu no munsi nta muntu utarasaba service ku Irembo. Yimba warasabye service ku Irembo ushaka icyangombwa, wabonye ukuntu winjira online ugatanga amakuru, ubundi ugategereza ko icyemezo cyawe gisohoka bakemeje ukagifata. Biriya rero ni government yakoze digitalization of service of the government. Nimba rero guverinoma y'u Rwanda bavuga ko u Rwanda ruzaba African Technology Hub, ari nka muri Afrika izaba aricyo gihugu nyine gihagarariye mu bikorwa bya technology. Ari nayo mpamvu reba twongere tujye gusora. Nimba utanze IBM utanze n'ujya gusora uzayisanga muri systeme usore nyine. No kuvuga ni digitalization. Ubundi byakabaye umuntu aza akakwandikira ga facture akaza gukurikirana ko ufite amafaranga ngo kishyure, ariko digitalization igenda ikemura ibibazo byinshi. Impamvu mpereye kuri ibyo bikorwa binini byagutse bireba buri wese ni ukugira ngo mwumve yuko government yacu biduha urugero kugira ngo dutinyuke natwe tujye online. Impamvu yo kujya online rero nk'abantu bamazemo imyaka igera kuri 4 dukora ibintu byo gufasha abantu kujya online, tugiye kubabwira process binyuramo kugira ngo ubashe kujya online n'inyungu zabigiramo. Ariko inyungu ya mbere nuko ushobora kubona, ubundi tubona abakiriya mu buryo bugera nko kuri 3 nimba atari buntu. Bwa mbere ubona umukiriya bitewe nuko yabonye product yawe yageze aho ukorera, akinjira akamusobanurira ibyo ukora n'uburyo ubikoramo, akamugiza umukiriya. Icya kabiri ushobora kumurangirwa n'undi mukiriya wahaye cyangwa n'inshuti yawe muziranye, iyo ni referral. Icya gatatu ushobora kuba wamamaje kuri radio cyangwa se no kuri radio cyangwa kuri televiziyo bakabona ibyo bintu byawe. Ariko uburyo bwiza kandi bwizewe bwa kane kandi butanahenze cyane bugorana wenda mu gutangira no guhindura imyumvire ni ukujya online. Umuntu ashobora kuba afite perspective yo kuvuga ngo abantu bari online bavuga amafuti gusa, ariko iyo ugiye online uba ugaragara amasaha 28 nka web based, amasaha 28 kuri 28 iminsi 7 kuri 7 kandi ku isi hose, ku buryo umuntu abashije gusacinga domain name yawe nko kuvuga ngo wenda mixventure.rwa, aho yaba ari hose ashobora kubona ibikorwa bya mixventure. Bishatse kuvuga ngo rero yukoze digitalization ya service na product utanga, bikugabanyiriza igiciro cyo kugaragara no kwamamaza, kandi biranakorohereza kugira ngo ugere no ku bakiriya bashyashya. Ni ikintu cy'ingenzi cyane rero buri wese agomba guha agaciro. Ikindi, yuri online bifasha yuko umuntu nakubaza ngo ese ukora ibiki, ntago uzajya ari jya badafite umwanya ako kanya ngo wicare ubanze umusobanurire ibyo ukora, ariko ushobora kumwohereza akarink agahita abona ya logo yawe, akabona ibintu byose bikureba, misiyo, viziyo, ibintu aho ushaka icyerekezo cyawe, intego zawe, ibyo ushaka kugeraho, uburyo ufata abakiriya, ubwo ibyo byose agahita bisoma akabibona, akabona wenda nicyo bita portfolio, akareba abantu bahaye service nimba uri umwubatsi wubatse inzu zingahe, ese zo wubatse ni izihe, na ama etage angahe. None ibyo byose akabasha kuba yafata umwanya yiryamira, nkuko babonye ko dutinda n'ubundi kuri social media. Hari ababyaza umusaruro umwanya bafitaho kugira ngo bajye kuri social media bakareba ibafite akamaro. Ese nzakorana n'uhe mu partner mu gihe ngiye kubaka, nzakorana n'uhe mu partner uzansupplyinga ibikoresho byo kubaka, nzakorana n'uhe. Icyo gihe rero yamaze kubona ama website yabonye, arasoma akareba. Ubwo rero ibyo ngibyo biguha amahirwe yo kugaragara igihe kinini no kuba wakiyamamaza ugaragaza ibyo ukora. Ariyo mpamvu bagusaba gushyiraho ibintu byiza cyane wakoze ariko utabeshye, kubera yuko naza rimwe ugomba kugumana umukiriya iyo yaje kugana kugira ngo umugaragarize ko ibyo wavuze ari byo ukora. Murabizi hari abantu basigaye bagura ibintu online, ushobora no kodaringa ibyo kurya online bikakusanga aho uri. Ushobora ibintu byinshi cyane ushobora gukorera online, ariko tugiye kubabwira rero inzira ucamo kugira ngo ubashe kujya online. Ikintu cya mbere ni ukugira ubwo bushake. Icya kabiri ukemera yuko investment ugiye gukora cyangwa amafaranga ugiye gushora adahita agaruka agakanya, ariko ari igishoro kizakungura ubuzima bwawe bwose. Muri quality management system twanasobanuyeho bavuga yuko ugomba kugaragaza, hari icyo bita documented system cyangwa se hari icyo bita documented system cyangwa system of document. Urugero,
Documented system ni system iraninga kandi ikaba iri na documented ku buryo n'uzagukurikira azabasha kubona ibyo wakoraga akabasha kubikurikiza kandi akabasha kugera ku ntego wifuzaga kuzabasha kugeraho mukabihererekanya mu binyejana. Ariko system of document ushobora kuba waranditse ibintu aho ngaho kabibika aho ngaho no kujya kubisoma bikakugorana rimwe na rimwe, ariko nibihure n'ibyo wagiye ushyira mu bikorwa. Bivuga ngo igihe cyari cyo cyose urangize projet ugahita uyishyira online ukavuga ngo turashimira umufatanyabikorwa twakoranye dore projet twayirangije, abantu bakugirira icyizere bakanabona yuko ibyo bintu bifitemo ubunyamwuga kuko wakoranye na runaka na runaka. Ariko iyo bibitse muri document hariya n'umwana wawe ashobora kuzakura agasanga ntazi ko wigeze kubikora. Ariko online hari urumva byanze bikunze ububitse data mu buryo buhoraho unanabikeneye kandi impapuro biroroshye ko zishobora gushya. Ariko ubu hasigaye habaho cloud storage ushobora kubikaho ibintu byawe n'ubuvivure wenda bukazaza bukabihasanga kuruta kuba wabika impapuro hariya bikaba byamenekamo amazi cyangwa byashya, cyangwa wabika amafoto ari printed kuruta kubika ari soft. Bishatse kuvuga ngo rero muri makeyo digitalization ku bantu bareba kure, natwe tuba tugira inama abantu nyine tunakorana tunabigisha ibyo twabashije kumenya dufitemo na expertise twizeyemo, dusaba yuko twabafasha gusobanukirwa neza ikintu abantu bose batarabona neza mukabasha kukibona mbere yabo ubundi mukaba mwiteguye kurushaho. Ubwo rero ni nayo mpamvu ujya ubona abantu iyo ukorera muri system ugatanga EBM, iyo ugiye gusora birakorohera kubera yuko watangiye EBM igihe na Rwanda Revenue nta kibazo mushobora kugirana kubera yuko nimba utanze service ugatanga EBM birakemuka. Ariko twagiye tubona abantu benshi ukumva ngo uyu muntu runaka yahombye ngo ari ama etage yaraye ubu nta kiraye. Byagenze bite? Kubera yuko yagiye apinga ashaka no gukwepa aho kugira ngo complying. Ni nibyo rero tubasaba, ushobora gukwepa online ugasanga undi muntu utangiye ibintu hafi aho ngaho wanarushaga experience aguciyeho kubera yuko yabonye abakiriya. Urundi rugero rugaragara, umuntu ashobora kuba ari muri Amerika agiye gukora nk'ubukwe, ateganya ko ashaka gukora ubukwe, yateganya gukora ubukwe agashaka abantu bazabimufashamo, abazabona online niba azabasha gukontakta mbere kuruta babandi bagize resistance yo kujyaho ntabashe kubibona, akazaza gukora ubukwe yaramaze kubona abantu bose bazabimufashamo. Wowe uraho uvuga ngo jewe rwose ndabizi neza mbikora neza, ariko ntabwo nta access bagufite online. Ikindi harema AI ari kuza, ushobora kuzajya uyandikamo nk'urugero nka Siri search ku bantu bafite iPhone, ushobora kuvuga ngo hey Siri I'm hungry kubera itaramva ikinyarwanda, ariko hari n'igihe kizagera kumva ikinyarwanda. Nk'ubu ChatGPT isigaye yumva ikinyarwanda urandika ikagusubiza. Iyo ibwiye ngo amuhangure ihitire aba restaurant aho hafi, ariko ari online ntabwo igenda ifuza ngo cyangwa igushyiremo utari online. Irebera kubiri online igakora search yarangiza ikakubwira ati dore restaurant jya kuri ni nkuko bizajya bigenda rero igihe uzaba ukeneye service yari yo yose. Ikindi rero kandi cy'ingenzi kinakomeye kinaremereye kuruta ibindi bintu byose ni ukuvuga ngo abantu ujya ubona hari igihe umuntu aba akora business, cyane cyane abantu bakuruze twagiye tubibona, yapfa umwana we ntazaba afite interest yo gukora iyo business kubera yuko yapfanye na business yiwe yari ayifite mu umutwe we niwe wari computer. Ibintu byose yabibarega ngaho nta data n'imwe ihari kandi amafaranga arayafite kuri konti, kandi aho yayakuraga naho ngaho. Umwana we rero ajya gustruggling ashakisha ibindi bintu, nubwo umubyeyi ashobora kubyara umwana akaba wenda yifitiye ibindi nawe akunda, ibyo byo birumvikana. Ariko hari igihe yakabaye yagakunda ibyo byawe iyo yaba abasha kubona hahera, kubera yuko wibwira ko experience ufite iyo umazemo imyaka unakoresha ahari n'uwo ari we wese ayifite, kandi siko biba bimeze. Birasaba rero yuko ukora documented system ukashyiraho online presence ku buryo umwana nimba akunda technology bizamushimisha kuzajya avugana n'abakiriya agacururiza online akabona abakiriya online. Nimba hari amakuru kubona vision mission n'ibindi abibone bimworoheye kandi abibonera igihe cyari cyo cyose abishakiye, yige kuri company ayimenye aho yaba ari hose. Nimba baramwohereje kwiga muri Amerika ajya amenya ibikorwa byarangiye bya company arebeye kuri website yanyu. Tujye kubafasha rero gukora digitalization ya company yawe, ya projet yawe, ya NGO mu bitekerezo n'uburyo wabikoramo. Ikintu cya mbere no kubanza nkuko nabibabwiye, cya mbere no kubigiramo ubwo bushake. Cya kabiri rero tugezeho ni ukumenya ngo ngiye gukora investment cyangwa ngiye gushora n'amafaranga, ariko return on investment amafaranga azagaruka ari uko
maze gutanga effort igaragara. Bishatse kuvuga ngo niba ushaka kugira ngo ikintu gitangire gikore nuko ubanza kukigeza ku rwego rwo gukora. Umwana ntabwo yavuka ako kanya ngo uhite umutuma ikintu, ariko uko akura umurera niko uzamutuma akagufasha. Niyo mpamvu online presence yawe iba nziza ari uko wayikoze neza. Ikindi kintu, hari ikintu bisavinga kuri cost. Hari ibintu wajya gukora wenda ukabikora, nk'urugero kohereza abantu amakontra. Muri iki gihe kwandika ibipapuro ukabyoherereza umuntu muri envelope biratinze igihe, biragiye gute, ariko ukora kontra ukayisinya online ukayohereza, nawe akayisinya akayikohereza, mukabika kontra iri digitalized. Aho kugira ngo ubike ibikontra utubati tuzuzurirana aho ngaho. Kandi none nujya gushaka gukora indi kontra ijya kumera nk'iyo, nukujyamo ugahita editinga direct, kuramo amazina, kuramo ibiki, service niba ari imwe wohereza kontra gutyo. Nukuvuga digitalization ikintu cya mbere nukubanza ukafata ibirango byawe byose ukabigira digital, ni branding. Tubanza nko muri Mix Venture abo tugira inama cyane nabo twakoranye, ikintu cya mbere tubanza kugufasha ni ukukumvisha yuko iyo investment ugiye gukora nka website ni nk'urugo rwawe cyangwa se n'ikigo cyawe ugiye gufata ukagishyira hanze, kugira ngo ujye umenyesha amakuru abagenerwa bikorwa cyangwa abo mwafatanya kugira ngo mugere ku ntego ya company yawe. Aho harimo abakiriya, aho harimo aba stakeholders n'abandi bose batandukanye, abanyamigabane, bakajya babona amakuru kuri website, bakabona aho company yanyu iri gukora neza. Atari ngombwa ko baje mu nama, kuko umuntu ashobora kugura imigabane ari muri Amerika, hazamenya gute ko company yanyu yakoze projet igatanga umusanzu bifuzaga ko yatanga mu gihugu utabashije kubimwereka. Bizasaba ko aza ngo ubanze ngo ujye kumwereka, umujyane kuri projet, kandi hari uburyo wari kuyifotora ukayishyira online akabibona, ugashimira n'abo bantu babagira icyizere kugira ngo mubigereho. Tugufasha rero gufata, ukabanza ukagira ibirango byawe, ukagira izina ariyo domain name, ukagira logo, ukagira ndetse na cache digital byose, ku buryo noneho ushobora kubasha gukora ama flyers, posters, ibintu byose ushobora gushyira kuri social media. Icya kabiri tumara gukora, iyo tumaze gukora iyo branding rero, wamaze kubona brand style guide. Brand style guide ni ikigufasha kugira ngo n'amabara yawe wayahisemo urayazi, ku buryo nuhereza graphic designer wari wese ukamubwira ati nkorera iki n'iki, azajya ahita abikora, n'amakode y'amakara baba bayaguhereje. Urumva umwana wawe ntibizamuvuna kujya gukora ibyo bintu, kuko ntazamenya papa kuki yakoreshaga rino bara ry'ubururu ryari risobanuye iki mu bye. Ese kuki yavuga ngo tujya tuvuga buri gihe ngo twoye kuvuga ngo jyewe, ndi kubera iki? Voice of tone of voice, no kubera iki yavugaga gutyo. Ibyo ngibyo muri brand style guide biba birimo, ukagaragaza amarogo yemewe, igihe atambitse, igihe ugiye kuyashyira ku kintu kihagaze, ibyo byose, amabara yemewe, atemewe, amajwi yemewe, uburyo uvugamo, ibyo byose ni brand style guide. Ugafata uko utekereza company yawe n'ibyo ushaka ko izajya ivuga, ukabishyira mu buryo buri digital bwanditse, ku buryo saving iyo document umwana wari wese uzayibona, niyo waba udahari n'uzagusimbura ntazavunika ajya gukora ngo harya ngo twandike. Nimba ufashe business card zikaba zisa, nimba ufashe, iyo niyo brand identity. No kubaka brand identity first of all. Warangiza rero ukahita ukora rero website. Noneho yukoze website ni icyo bita communication channel yoroshye igaragaza ibikorwa byawe byose. Ni nk'ikigo cyawe cyose kiri online muri cloud, cyasurwa n'umuntu uri muri Australia, cyasurwa n'umuntu uri muri Amerika, cyasurwa n'umurundi, cyasurwa nimba utanga service muri Congo bakabibona, nimba uzitanga muri Tanzania bakabibona. Abantu bashaka service bari aho ngaho bakavuga ati uyu muntu, iyi company ikorera naha ngaha twaye ka service. Ibyo byose. Ikindi umaze gukora website rero, uhita ukora ama social media account, nkuko twabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize ko social media account zigufasha mu kwamamaza. Abantu benshi batinda kuri social media account, niyo mpamvu ushobora gukora ama paid advertisement cyangwa organic advertisement, ibyo twakita kwamamaza mu buryo busanzwe no kwamamaza mu buryo wishyuye kuri social media, nkuko ujya kuri televiziyo ukishyura, kandi noneho ugahitamo abantu bari burebe ibintu byawe. Nicyo kibera cyiza. Nk'iyo tuvuze digital marketing, wamaze kugira iyo website, icyambere ukora digital marketing imeze neza, kubera yuko bashobora no kuguhereza amakuru. Ntimuzi se ko mwandika iyo mufungura email cyangwa mufungura Facebook, mushyiramo nimero za telefone zanyu na email zanyu, kugira ngo rero Facebook ibihe umuntu wishyuye
ariko kwamamaza ku kintu afiteho interest nubwo wavuga ngo ukunda iki nuko ugomba kuba ufite privacy policy na terms of and condition. Ese izi data ngiye gufata kuri website yanjye biragaragara uburyo nzazikoresha neza ntagiye kuzikoresha mu nyungu zawe. Icyo gihe rero abantu baragutrustinga, meme n'izo companies zitwa za Facebook n'ibindi bigo bikomeye birakwizera kuko waravuze ngo jewe nimfata data nzazitreatinga gutya, nzazikoresha gutya, kandi muri izi nyungu za business nkora iri online igaragara kuri website. Ku muntu udafite website rero ntibamwemerera kumuhereza izo data kubera yuko atagaragaza privacy policy na terms and condition. Murumva website ni ituma uba trusted with the company like Facebook cyangwa Meta bitewe naho ugiye kwamamaza. Ubwo rero urumva ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi kintu rero iyo umaze gukora ayo social media account ni ugukora post zihoraho. Izo post zihoraho rero zigaragaza uyu muntu akora ibi bintu kandi abikora gutya. Dore no munsi yarangije kubaka wenda hangaha nakunze gutanga ingero mu kubaka ariko reka tujye no mu burezi. Nko mu burezi ushobora kuba nk'urugero nk'ikigo twakoranye kandi byagenze neza cyagabanyije amafaranga cyatakazaga ku mpapuro cya printingaga y'ibizamini by'abanyeshuri no kuba byatakara. Nimba abanyeshuri bagiye mu kiruhuko ushobora gukora ibizamini cyangwa se ama activities ya holiday warangiza ukayaploadinga kuri website, umwana mu ishuri yigamo akagenda akayasanga aha ngaho nk'uko n'ubundi bajya ku irembo gushaka ibyangombwa no gushaka amanota, yarangiza akabikuraho igihe ashakiye, yarangiza cyangwa akabirebera kuri telefone, yarangiza aho kugira ngo ikigo giprinting ibyo bipapuro byose bibe na ngombwa ko bari limite exercice bari guha umwana. Icyo gihe cost ibibaye shared mu babyeyi bose kandi si bibi kuko byorohereza ikigo kiganatanga na exercice nyinshi. Urwo ni urugero rugaragara. Iki ubwo urumva za printer babyeyi hari igihe umuntu ananirwa atakaza ababyeyi ashaka nimero de compte zo kwishyuraho kuri website ajyaho agahita ahabona. Hari abantu bo hanze bashaka kuza kwiga mu Rwanda utari kuri website ntibashobora kukubona. Hari ibigo bishaka gutanga amahugurwa ntibiba bizi ikigo runaka gifite interest wenda muri science, muri social science. Icyo gihe rero batakubonye kuri website kiba ari ikibazo. Ariko urwo n'urugero rwo ku bigo by'amashuri. Urumva rero iyo bamaze kugira iyo online presence bari kuri social media bashobora no kuba bagaragaza ibindi bikorwa byabo bya buri munsi. Ikindi kintu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi nuko gukora icyo bita search engine optimization. Search engine optimization ni uburyo iyo ugiye kuri Google bifata nka moteri umuntu ukoreraho ubushakashatsi. Ku bakora ubushakashatsi busanzwe hari Google Scholar, ku bakora ubushakashatsi buri aho ngaho ni Google nyine ni Google. Ariko muri Google kugira ngo ubashe kuba washaka ikintu nuko wandikamo keyword. Nimba wanditsemo keyword rero keyword ni ukuvuga ngo wenda nko best web developer in Rwanda, in Kigali Rwanda. Icyo gihe hahita haza amaliste y'ama company. Ese yawe zayibwa kangahe? Iyo rero utakoze search engine optimization ishobora kuza kuri page ya 15. Ninde muntu ujya gukora ubushakashatsi se cyangwa aribwo ashaka service ahantu akabona ikigo barankinze ku nshuro ya 15. Nicyo wajyaho nta nubwo ujya kuri page ya kabiri. Akenshi ujya kuri page ya mbere. Rero gukora search engine optimization no gutuma Google irankinga website yawe neza. Nk'urugero ushobora kuvuga ngo best web developer in Kigali Rwanda, best web designer in Kigali Rwanda. Ayo ma keyword byanze bikunze mix venture igomba kugaragara kuri page ya mbere. Bishatse kuvuga ngo twakoze search engine optimization, dukora social media account, bigatuma rero tugaragara nk'abantu bakora ibyo bintu bwa mbere. Nawe rero ushobora gushyiramo keyword yawe. Wenda best supplier ni home wenda accessories cyangwa se nk'urundi rugero ushobora kuvuga ngo best service deliverer in technology n'urugero cyangwa se best impamvu iza ariko ejo bundi tuzaba tunandika no mu Kinyarwanda by the way kubera yuko ama AI yaba Gemini yaba ChatGPT zirimo ziragenda ziga uburyo wakoresha Ikinyarwanda ku buryo ushobora no kwandika mu Kinyarwanda ni hehe nagurira amafunguro meza, ni hehe nagurira telefone nziza, ni hehe nagurira amavuta meza yo kwisiga. Icyo gihe rero hahita haza abantu bagiye online kandi hari n'igihe haba option yo kuba wakodaringa ikintu online bakakikuzanira aho kugira ngo utumwanya ujyayo unagaruka wishyure delivery gusa tike ikizana gusa udataye n'uwo mwanya kandi ugikora ibindi. No kuvuga ngo rero muri make twanzura kugira ngo mbabwire n'umumaro w'ibi byose tuvuze. Icyambere
gukora digitalization ni inyungu zawe rwose, ni no gufasha abazagukurikira kugira ngo bizaborohere igihe bari gukora marketing, igihe bari kuvuga, kubera wanje gukora brand style guide. Icyo ngicyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, gituma numva na misiyo yawe, kikumva. Ubundi ku bantu bamaze gusobanukirwa, kera business yari ishingiye ku cyo bita corporate, yari ishingiye ku nyungu gusa, ariko ubu ngubu usigaye ishingiye ku kuba utangiza environment, ku kuba wunguka, ku kuba kandi nanone ufite akamaro muri society. Ibyo byose rero bigomba kugaragara kuri website yawe. Rero iyo umaze gukora branding, ukora website nziza igaragaza amakuru yawe yose, wamara gukora website ugakora ama social media account yose, warangiza ugatangira kwamamaza. Rero ubundi ugatangira kunguka abakiriya bashya utari kuzigera uhura nabo. Kumva umuntu wo mu Buyapani araguhamagaye, kumva umuntu wo muri China araguhamagaye, kumva umuntu wa hehe utari kuzigera ugera, utari kuzigera umenya, araguhamagaye akubwira ngo mutange izi service, nzaza mu Rwanda, ndayifuza, uzayime. Murakoze cyane rero. Ushaka udukurikirana kuri Mix Venture akaba ari afite subscription kuri Mix Venture, tumwemereye brainstorming y'uburyo twamufasha gukora digital content cyangwa digitalization ya business yiwe, kandi iyo brainstorming ntizishyurwa. Tubagira inama, ubundi dukomeze dufatanye kwiteza imbere. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.